Reka tubahe ikaze uyu munsi rero turi kumwe na Ruziga Emmanuel Masantura akaba ari hano kugira ngo dusobanurire ibijyanye no kwizigamira, ariko uyu munsi twinjiye mu cyumweru cyo kwizigamira. Insanganyamatsiko y'iki cyumweru avuga ngo zigama, shora imari ndetse wigire. Uyu munsi rero agiye kudusobanurira ese bigenda bite, ni gute umuntu yashora imari ku mafaranga ye makeya akiteza imbere. Ikaze mu kiganiro. Yego. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo zigama, shora imari, wigire. Kuri mwebwe bivuze iki? Bakoze cyane. Urumva ko intambwe ya mbere yo kwigira nuko uba ufite icyizere cy'uyu munsi ariko n'icyejo. Ibyo rero bikaba bishingiye ku kuba warabiteguye. Kubitegura rero ndi kuvuga aha ngaha nuko wizigamira ku gipimo cyo ari cyo cyose, ku cyo ubona cyo ari cyo cyose, ubashije kugira gikeya ushyira ku ruhande wigomwa uyu munsi kugira ngo ube ufite icyizere cy'ejo. Nibyo twita kwizigamira. Kwizigamira rero ni nayo ntambwe ya mbere yo gushora imari. Bivuze ngo ushora imari wari we wese either akoresha ubwizigame bwe, amafaranga yizigamiye, cyangwa akoresha ubwizigame bw'undi, ubwo ni babandi bahabwa n'ababyeyi ibyo bazigamiwe, cyangwa akoresha ubwizigamire bw'undi wabitse muri banki we akaka inguzanyo. Iyo ugiye kwaka inguzanyo buriya urimo kuvuga ngo ni mu ntize ku mafaranga abandi bizigamiye kugira ngo ngire icyo nkora, shore imari. Ubwo intambwe ya mbere yo gushora imari ni uko ubanza kwizigamira. Ubwo ni icya kabiri, ni ngo izigamire kugira ngo ubashe gushora imari, kandi ibyo byose nibyo ushingiraho wigira, ugira icyizere cy'uyu munsi n'icyejo, ubasha kugira ijambo rihamye kubera ko ufite icyizere y'ibyo urimo kuvuga yuko ubifitiye ubushobozi. Niyo mpamvu rero wumva yuko umuntu ku giti cye nibwo buryo bwiza byadufasha, ariko kwizigamira no gushora imari k'umuntu ku giti cye ni nabyo bivamo kuzamura ubwizigame bw'igihugu muri rusange, nk'uko bikubiye mu cyerekezo cy'iterambere cy'u Rwanda 2050, ndetse no muri NST2 gahunda yo kwihutisha iterambere ry'ubukungu irangiye na 2029. Muri gahunda y'imyaka 5 harimo kuzamura ubwizigame bw'igihugu ugereranyije n'umusaruro mbumbe cyangwa GDP bukava kuri 12 bwabarizwagaho muri 2022 bukagera kuri 25.9 mu mwaka wa 2029. Urumva ko iyo ntambwe ni intambwe ya mbere yo kuzamura kwigira kw'igihugu, kuko iyo ufite ubwizigame buhagije mu gihugu imbere nibwo igihugu kibasha kubona aho gishobora gukura amafaranga yo kunganira imishinga itandukanye iri mu ngengo y'imari. Ubwo ni ukuvuga ngo niba igihugu kidafite ubwizigame buhagije kugira ngo kibashe gukuramo inguzanyo gishobora kwifashisha mu bijyanye no guteza imbere inzego z'abikorera, ibikorwa remezo n'ibindi, ubwo bivuze yuko kiri buze kujya gushaka inguzanyo cyangwa impano ahandi. Ibyo ngibyo biraganisha kuko utigira, kuko za nguzanyo cyangwa impano ziturutse ahandi zizanye n'andi mabwiriza rimwe na rimwe agoranye kuba bavuga ngo urigira, kandi mu by'ukuri ushingira ku mabwiriza y'ahandi. Yego, hari gahunda nka National Saving Week Rwanda rwagiye rushyiraho. Mubona izo gahunda hari icyo zifasha abanyarwanda? Niba se zifasha abanyarwanda, ni gute noneho twabigira umuco kugira ngo dukomeze tubyisangemo? Hari ibintu biba bisaba guhozaho. Iyo urimo gushishikariza abene igihugu kugira kwimakaza umuco wo kwizigamira, kwimakaza umuco wo imibanire yabo n'amafaranga kuyibatoza, ntabwo ari ibintu biza nk'impanuka cyangwa impinduramatwara y'umunsi umwe. Ni ibintu bisaba gakeya ku bijyanye n'imyumvire. Iyo tuvuze rero ngo abantu, ibigo bitandukanye bisanzwe bifite muri gahunda yo kwimakaza umuco wo kwizigamira, niba ujya wumva ibigega bitandukanye, wumva ibigega by'ubwiteganyirize n'ubwishingizi, ibigega byo kwizigamira nka RNT Iterambere Fund, ibyo byose ni ibintu bidufasha mu bijyanye no gufasha kwimakaza umuco wo kwizigamira. Ariko iyo igihugu kigaragarije ko kibiri inyuma, kigashyiraho icyumweru cyihariye gituma inzego zose zikangurirwa zikabigiramo uruhare, buri umuntu akumva akitekerezaho akagira uruhare mu bijyanye no kuzamura imyumvire
ku mibanire yacu n'amafaranga no kuzamura umuco wo kwizigamira ni ibintu bidufasha cyane mu bijyanye no gukanguka, kuko abantu baba bafite ibintu byinshi bibarangaje, ariko byibura icyo cyumweru gikorwamo ubukangurambaga butandukanye, inzego zitandukanye zikahuza ibikorwa, ngo Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi n'ubundi bifite mu nshingano, Banki Nkuru y'u Rwanda, ibigo bitandukanye nka Access to Finance, ibigo nka Rwanda National Investment Trust Limited, ibigo nka RSSB n'ibindi byose bifite mu nshingano zo kuzamura umuco wo kwizigamira, bihuriza hamwe imbaraga bikajya mu byiciro bitandukanye by'abantu, ibigo, amakoperative, ibimina, abantu mu mijyi no mu byaro, bakabaganiriza. Ariko n'itangazamakuru nkamwe muba mwahagurutse muvuga ngo iki cyumweru reka tugerageze tumaximize, twongere uburyo tubwira abanyarwanda akamaro ko kwizigamira. Icyo gihe rero izo mbaraga zakomatanyije mu gihe cy'icyumweru kimwe zitanga umusaruro munini kurusha igihe kinini abantu baba babwirwa ariko bari no mu bindi barangajwe n'ibindi, kuko urumva iyo bavuze ngo ni icyumweru cyahariwe izi gahunda abantu barakanguka kandi bagashyira imbaraga hamwe. Mu Rwanda abantu bakuru aribo bitabira gusevinga, kwizigamira ndetse no gushora imari. Ubona habura iki kugira ngo urubyiruko natwe dutangire dushora imari, twizigamire kugira ngo ejo hazaza hacu hazagende neza? Icyambere ni imyumvire, kuko nabo bakuru n'ubundi bigeze kuba urubyiruko kandi babayeho batabikora. Amakosa rero baba barakoze ntago bakabaye bemera ko urubyiruko ruyakora, nabo ngo bazatangire gutekereza kwizigamira bashaje, kuko akabando bavuga ngo akabando k'iminsi babigenza gute bagaca hakibona. Ubwo ni ukuvuga ngo niba uyu munsi turimo gushaka ko umuco wo kwizigamira wimakazwa mu gihugu, ntabwo ababwirwa bakaba ari abakuru gusa. Abakuru baba baramaze gukora amakosa menshi barimo no kuyakosora, ariko abato iyo baretswe kugira ngo nabo bace muri izo nzira zo gukora amakosa bazabyibuke bashaje, biba ari ikosa ryisubira igihugu kiba kirimo gukora. Niyo mpamvu uyu munsi iyo urebye umubare w'urubyiruko uganiriza ukabwira ku bijyanye no kwizigamira, igisubizo bakubwira ngo urubyiruko nta mafaranga tugira. Bisaba rero imbaraga nyinshi zo kubasobanurira yuko burya nayo bafite ariyo mafaranga, kandi kubera ko bo bagifite igihe kinini, hari icyo tuvuga ngo imbaraga z'igihe. Igihe iyo utangiye kwizigamira ukiri mutoya, hari icyo twita compounding effect. Ni ngo inyungu yo kwizigamira ukiri mutoya itandukanye n'umuntu uri kubihubukira ariko bikora mu gihe cyihutirwa kubera ko ubona ko yatinze, inyungu abona ni ntoya. Ndaguha nk'urugero, nk'umuntu washyize amafaranga ye mu kigega RNI Iterambere Fund, afite imyaka mikeya, mu gihe cy'imyaka 20 ku muntu wabashije gusevinga nk'ibihumbi 100 gusa ku kwezi. Ubwo ibihumbi 100 ku kwezi biri munsi y'ibihumbi 3 ku munsi. Ubwo nibyo nshatse kuvuga, kuko ibihumbi 2 ku munsi ni nk'ibihumbi 60 bivamo nka 720 ku mwaka. Ariko ibihumbi 100 ku kwezi bivuze ko ku mwaka, mu myaka 20 yaba afite byibura miliyoni 24 we yazigamye. Ariko iyo sevinga ahantu nko mu kigega RNI Iterambere Fund, batanga inyungu yitwa compounding, inyungu nayo yongera igashorwa ikabyara iyindi nyungu mu nyuma y'imyaka 20. Nubwo yaba yashije gushyiramo miliyoni 24 gusa, yisanga afite miliyoni ziri hagati ya 86 na 96. Urumva uburyo amafaranga bari kubye kenshi, kandi yaragiye ashyiramo amafaranga make ibihumbi 100. Ubwo ngo haye urugero rw'umuntu tuganira ku bihumbi 100, ari ushobora kuvuga ngo ariko ubushobozi bwanjye so bw'ibihumbi 100, gabanya kuri uwo mubare tuvuze. Niba washyizemo miliyoni, washyizemo ibihumbi 100 afite miliyoni 24 yishyiriyemo, wowe ushyiremo ibihumbi 50, ubwo ni miliyoni 12. Niba turi kuvuga kuri miliyoni 83, ubwo turaba turimo kuganira kuri miliyoni 40 byibura n'imwe n'igice. Ubwo nuvuga ngo byibura 41 nyuma y'imyaka 20 ntabwo ari amafaranga makeya, nta mafaranga ashobora kuvamo umushinga wari wose muri icyo gihe. Nubwo turimo kubariramo byose, tukabaramo icyo twita inflation na depreciation, kubyo twakwita izamuka rikabije ry'ibiciro, ariko ni dohoka ry'agaciro k'ifaranga ugereranyije ku isoko ry'ivunjisha. Ibyo ngibyo byombi tubitekerezaho tukavuga ngo aya mafaranga utarayabitse ntayo waba ufite. Umuntu ukubwira ngo ntabyo nakora ngo kubera ko icyo gihe nacyo n'undi ibiciro bizaba byarazamutse, tuzagera icyo gihe tumuganize ngo ufite angahe dusange nibwo agitangira nk'aba bakuru bose barimo kubitangira bakuze. Ubwo nuvuga ngo rero kwirinda ayo makosa
ni uko urubyiruko rwakabaye rubitangira uyu munsi. Uwashyizemo amafaranga makeya, ufite amafaranga makeya agashyiramo amafaranga makeya angana n'ubushobozi bwe kandi agakomeza kwizigamira. Cyambere cyo ugomba kubwira urubyiruko nuko kwizigamira nibyo bigomba kubanziriza gukoresha amafaranga yose. Igiceri cy'ubonye niyo yaba atari mu buryo buri regular buhoraho, nkuko urubyiruko rwavuga ngo nta kazi dufite, wenda baracyari abanyeshuri, ariko no muri ubwo bunyeshuri bwabo ugasanga hari udufaranga bagenda bafata, bajye bikuraho udufaranga dukeya bizigamire, asigaye bariyo bakoresha. Batozwe uwo muco, abana bacu bakiri batoya bazaba urubyiruko, bazaba abantu bakuru barakuriye muri uyu muco wo kwizigamira. Nkeka ko aricyo kintu cyakabaye gikorwa muri iki gihe. Yego, nizihe mbogamizi ubona abanyarwanda bakunda guhura nazo iyo bashatse wenda nko kujya gusevinga cyangwa se bashatse gushora imari mu bigo byabo, ubona ari izihe mbogamizi, ni gute noneho izo mbogamizi zakurwaho? Urakoze cyane. Buri umwe urimo kunyumva nonaha yitekerezaho ku giti cye. Ibintu byo kumva ko programme nk'izi ngizi zitirirwa igihugu, burya nta kintu cyitwa igihugu kitari jewe. Umuntu rero niyumva ko igihugu ari jewe, agatekereza kuri we, agatekereza ku babyeyi be, agatekereza ku bana be, agatekereza ku bakozi akoresha, niba hari ufite abakozi yaba ari abo mu rugo cyangwa mu kazi, agatekereza ku bakoresha be, agatekereza ku nshuti n'abavandimwe, akumva ko wowe ku giti cyawe, ubwo jewe ndavuga jewe ku giti cyanjye, nkumva ko ari jewe musemburo wo kuzana impinduka mu bijyanye n'imyumvire no kuzamura umuco wo kwizigamira. Buri umwe yitekerejeho ku giti cye byagira ibyo twakwita umusaruro mwiza. Ubwo rero igikomeye natangaho nk'inama nuko umuntu aho yicaye hose, uri muri Mineduc uyu munsi atekereze kuri politike y'uburezi uyu munsi. Curriculum dufite ayirebeho, niba tutarimo kwigisha abana batoya umuco wo kwizigamira, tubitekerezeho. Uri muri Mineduc, uri mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi, atekereze mu gice arimo hashyizwemo politiki ijyanye no kuzigama. Ufite abakozi mu nshingano, yumve abakozi be yuko ni igisebe y'umukozi yari umukozi wawe, ari wowe ushinzwe abakozi, akahava ukabona arimo arandagara mu muhanda nta kintu afite, ari wowe wari ukuriye abakozi. Yumve ko hari igisebe. Buri muntu ukuriye abakozi mu biro bye aribyo byose, mu bigo bya leta n'ibyo abikorera, yumve ko ashyizeho uburyo bukata amafaranga abakozi babyemeye bakabisinyira, bagakurwaho amafaranga bakazigamirwa, bakazasohokamo bafite amafaranga runaka batangiriraho ubuzima bwo hanze y'ibiro, kandi akumva ko bimuteye ishema kubona abantu ubuzima bwabo hari impact cyangwa hari ibyiza yabigizemo uruhare. Ntekereza ko ari ikintu cy'ingenzi. Ubwo nawe turi kuvugana ubitekerezeho, wumve ngo ni mu mwanya wicayeho mikro yawe uyikoresha gute. Iyo uri kuganiriza abantu utuma bagira impinduka nziza ku gipimo kingana gute. Niba mikoro yawe utayikoresha iyi ni evanjiri nziza cyane iruta n'izindi bari gutekereza, kuko Imana izakubaza ngo wakoresheje iki umwanya naguhaye. Ubwo buri muntu atekereze ku mwanya ariho, yumve impact ashobora kugira, kandi byatanga umusaruro mwiza cyane. Ikibazo cya nyuma ni uwuhe murage twaha urubyiruko ndetse n'abazadukomokaho kugira ngo nabo batangire bavuge ngo ejo hazaza hacu ni heza, u Rwanda rwacu twifuza rukamera neza? Yego, icyambere cyo nuko tubanze turebe ni iki gituma umuntu atizigamira. Nuko atabibona mu buryo bumwegereye hafi, nuko atoroherejwe mu buryo bwose bushoboka. Ubwo ndashaka kuvuga ngo nta muntu urara atariye, n'uburayi uyu munsi kubera ko yabibuze arabihiga ejo akabibona. Yaba kwizigamira byari bimwe muri besoin nkuko nguko ko utariye wapfa, bigafatwa muri ubwo buryo byakabaye bishoboka. Bivuze rero ngo nkuko umuntu ahiga uko yabonye icyarya cyangwa haryama, aramutse abibona agasanga agomba kugira icyo yizigamira, bigomba nkuko yagombaga gushaka icyarya, byakabaye bimufasha kurushaho. So umuntu yegerezwe serivisi zo kwizigamira muri gahunda ze zose za buri munsi, mu bintu byose bya buri munsi akora. Nujya kugura telefone, ujya kugurisha telefone, ashyireho programme yatuma kugura kwawe telefone hari akantu gatoya wizigamira. Niba ugiye kugura ibiryo muri supermarket zibe zashyizeho uburyo butuma ngo niba uguze ahangaha umugati habeho ibiceri runaka byo kwizigamira.
uri nujye kugura fuel ku bafite amamodoka ugiye kuri station nugura habeho akantu gato y'agakatwe kagende mu bijyanye no kwizigamira ubuzima bwawe bwa buri munsi serivisi uzegerezwe utavunitse. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ikoranabuhanga ririmo gukoreshwa mu bintu byose muri uyu munsi rishyirwe muri gahunda zo kuzigama ku buryo abantu babikora mu buryo buboroheye, cyane cyane urubyiruko turimo kuvuga bakunda ibintu biboroheye, bakunda ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, bishyirwe mu buryo bworoheje ku buryo umuntu ashobora kwizigamira mu buryo bumworoheye. Icya gatatu inyungu ziboneke, kubera ko umuntu yizigamira kubera ko yahawe icyizere yuko hari inyungu zifatika. Abantu benshi bareka kwizigamira ko babona ko ahubwo kugira ngo babone inyungu bakatwa amafaranga yabo. Horoherezwa abantu uburyo bwo kwizigamira kandi babone inyungu zifatika. Nagwa nk'urugero umuntu wizigamiye mu kigega RNI Iterambere Fund uyu munsi abona inyungu ya hejuru ya 11% ku mwaka, ariko iyo nyungu ntabwo itegereza umwaka umwe, ijyaho gake buri munsi. Bivuze ngo byibura anayabikuje mbere y'uko umwaka ugera, aho kugira ngo bamuhane ko yabikuje mbere, abona amafaranga ye kandi akamugoboka ariko n'inyungu ze yazibonye. Ubwo ni urugero. Ariko uburyo bwo kwiyandikisha barabworoheje, ukoresha ikoranabuhanga bikoroha cyane, ukiyandikisha ukabasha kwizigamira, ukabasha no gusaba amafaranga yawe utiriwe ubonana n'umuntu wari we wese, ntabwo ari ukwinginga. Ubwo n'abandi bakabitekereje gutyo, iyo nyungu ni nini kurusha iyindi wabona hano. Na za banki zibashije kubitekereza gutyo, n'ibindi bigo by'imari bigatekereza uburyo bwo korohereza abantu kwizigamira bikabaha inyungu ifatika, byaba byiza kurusha. Ikindi, kubikuza amafaranga n'ayawe. Ibintu byitwa gukata amafaranga, buri kintu cyose ugiye gukora bavuga ngo baragukata, ni ibintu bidekuraje abanyarwanda. Nubwo ngo bishobotse ibigo by'imari byakabaye bishyikuraho icyo kiguzi cya serivisi bagenda kitari ngombwa ku muntu kubikuza amafaranga ayaguhaye bamukata, no kubikuza n'amafaranga ye nabwo batangiye kumukata, bigenda bica intege abantu. Bareba ibintu byose bica intege abantu. Ikindi ngo guverinoma ireba no mu bindi byiciro ikareba kino kintu kijyanye no kwizigamira, ikagishyiramo imbaraga, igenda ishyiramo incentives ifasha cyane cyane. Nk'ubu ngubu abizigamira mu kigega Iterambere Fund bakuriweho umusoro, bitekerezwe n'ahandi mu mabanki na hose. Nuvuga ngo inyungu zibonekamo zikurirweho umusoro kugira ngo byibura inyungu umuntu arimo kubona ko zinjiye byibura ziba ari inyungu zimugarukira koko zitagiye gukatwa iyindi misoro. Ntekereza ko ibintu byose bidekuraje umuntu byakabaye bigenda bivanwaho kugira ngo byibura ubwizigamire bw'abanyarwanda buzamuke, ariko byumvikane ko ntabwo bizigamira ku bwabo gusa, barizigamira bikabateza imbere, ariko baba bagize uruhare rufatika ku gihugu, kuko iyo bizigamiye aya mafaranga niyagurizwa leta igashyira mu mishinga itandukanye y'iterambere. Reka mbashimire mwese mwakomeje gukurikira kino kiganiro. Nitwa Nshigaga Amahoro, ariko nanone mbabwira ngo ntukizigame gusa, shora mu buryo burambye bikwegereza ku kwihaza mu by'imari. Reka tusasura ubutaha, ugira umugoroba mwiza. Hamagara umurongo wa telefone utishyurwa 5890 cyangwa usura urubuga rwa internet wa eshatu /RNIT /rawa.